niba ujya ugira ikibazo cy'uko telefone yawe yuzura vuba cyangwa se telefone yawe ifite storage ntoya ku buryo utajya ubona uburyo ubikaho ibintu byawe bigiye bitandukanye ugasanga umwanya ni mutoya. So uyu munsi ndakuzaniye igisubizo cy'ukuntu ibintu byawe wabigenza ukaba wakora icyo twita extra storage, uzajya ukipingaho amadokumenti cyangwa se amafiles cyangwa se amavideo cyangwa se amafoto cyangwa ikindi icyo cyose wakifuza kuba wabika. Ngiye nakuzaniye uyu munsi extra storage cyangwa se application ushobora kuba wakoresha ukaba wabikaho ibyo bintu byawe. So what's up YouTube, it's your boy 𝗨𝗪𝗫. Video y'uyu munsi rero ni ibyo ngibyo ngiye kubereka uburyo ushobora kuba wakoresha icyo twita extra storage cyangwa se storage y'inyongera. So wowe icyo usabwa rero urakizi nk'ibisanzwe, make sure ko wakoze subscribe nimba usanzwe ahangaha kuri iyi channel. Wowe icyo usabwa ni like, comment kugira ngo tumenye ngo hakenewe iki, ibyo mukeneye ari byo tubakorera. Wowe icyo utekereza cyari cyose wumva ko twagufashamo twagikora. So rero twihuse cyane, ikintu cya mbere hano ngaha tugomba dukora tuhita tuza Play Store. Tugiye kujya Play Store, niho application turi buyikure. So nitumara kuza hano Play Store tuhita tuza hano hasi kuri search, noneho tuhite twandikamo like this 𝗨𝗪box. iyi ngiyi ya mbere urabona ino ngiyi bahise baduhereza hano hambere, iyi niyo dukeneye tukandeho. So urabona ahangaha bahita bakuzanira option nyinshi. Twebwe rero iyo dukeneye ni iyi ngiyi, dukeneye iyi ngiyi iri aha. So turayikandaho. Ngewe urabona ko bari kuma uninstall and open because kubera ko iri muri telefone yanjye narangije kuyidownloadinga. Wowe icyo uri buhite ukora urahita ukora install. So urabona hano hasi rero urabona ko ifite reviews za 3,000,000, ni 4.2. noneho ahangaha urabona ko abayidownloadinze ni 1,100,000. abantu bayidownloadinze bakayishyira muri telefone yabo ni 1,100,000. urabona ahangaha abantu bagiye bayiratinga bitandukanye. So mbibutsa rero ko application nyinshi byaba byiza mbere yuko downloadinga ubanza ukareba hano mu reviews zayo, ukareba ngo ya downloadinzwe n'abantu bangahe. Ibi bigufasha kuba utata umwanya ujya kudownloadinga application ugasanga nta kigenda cyayo. Ibi ngibi biragufasha cyane. So ino application rero ukibaza ngo ikora gute. Urabona ahangaha baguhereza storage ingana uku nguku 2024. iyi ngiyi niyo storage baguhereza, ushobora kuba wabikaho amadokima, video cyangwa se amafoto yawe. Mbibutsa ko ino 𝗨𝗪box ushobora kuba wanayikoresha no kuri machine. ubundi kubibereka kuri telefone ariko no kuri machine wayikoresha. So ishobora kuba yagufasha rero mu kuba wabika large files cyangwa se no gukora transfer. Urabona ira no gufasha mu gukora backup cyangwa se mu kudownloadinga ibintu byawe wayishyizeho bongera ubigarura kuri phone. Ifite video playback, urabona iyo ubwayo ifitemo video playback. inoza playback yayo ni HD. muri mu gusharinga amafile iri secure, iri smart search. ibi ngibi ni ibintu byayo nyine bigenda bikwereka ukuntu imeze. So rero ibi ngibi reka twebwe tuyinjiremo nyirizina tubanze turebe ngo ikora gute. So ngiye ahangaha ni uku nguku isa, ifite logo imeze gutya ya T, irimo 1024 GB. turahita tuyikandaho. So rero mbibutsa ko ugomba kumakinga sure ko wakoze subscribe kuri iyi channel, kubera ko uzajya wiga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. kandi habaye hari n'ikintu wifuza ko twagukoreraho icyo ari cyo cyose, ushobora kuba wakanika muri comment twabibona. video igihe kinini yatwara kuba twayigukora tukayiguha umunsi umwe
video waba warangije kuyibona ijyanye n'ibintu wabajijeho. So izi ngizi rero ni ads. Icyo twita dukora dukanda hano hejuru kuri kano kamenyetso ka times kugira tubikuremo. So byamara kuzamo nuko nguko interface ya 𝗨𝗏𝗶𝗄𝗏𝗏 imeze. So rero wowe kubera ko biraba ari ubwa mbere bashobora kugusaba gushyiramo email, nta kindi kintu kirenze aho ngaho bagusaba. So noneho urabona ahangaha hariho utuntu twinshi. Urabona akangaka buri kantu kose ahanga gafite icyo gahagarariye. Iyi urabona ni amafoto, video, document cyangwa se n'ibindi birenze kuri ibyo ngibyo, large files n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So rero twebwe tugiye kwita tuza dukande hano kuri tuno turongo dutatu turi ahangaha. Izi ni features zayo nshaka kugenda mbere. Kurabona storage baba baguhaye ngiye ahangaha irimo iragaragara. Urabona iva ahangaha ikaza ikagera ahangaha. Ngiye muri iyo storage maje gukoreshamo 524 MBs. Urabona ni lifetime storage. Urabona ni 1 TB cyangwa se terabyte imwe, niko abakoresha machine bakunda kubyita. So rero ino application ikagira icyo twita recycle bin, ku buryo ushobora kuba wasiba ikintu ukaba waza hano muri recycle bin ukaba wakigarura cyangwa se ukaba wagisiba burundu. Tukongera tukagira icyo twita personal vault. Ino personal vault ishobora kuba wasecuringa amadokima yawe wabitse ukaba wayashyiraho password mu rwego rwo kuyashyiraho umutekano. Noneho hano tukagira icyo twita space analyzer. Ahangaha niho ureba nyine umwanya ufite kuri ino application yawe, ukareba ngo nsigaranye uyu mwanya nakoresheje uyu nguyu. Noneho ubu ngubu rero ikindi kintu ngiye kubereka ahangaha, iyo ugiye gushyiraho ibintu kuri no application ubigenza bite. Rero ikintu ukora uhita uza hano hasi ukahita ujya kuri kano kamenyetso kari ahangaha ko guteranya. So wamara kukajyaho uhita ugakandaho, nta kindi kintu ukora. Iyo umaze kugakandaho bahita bakubwira ngo ibingibi ni ads zabo. Kanda close. Bahita bakubwira ngo urazana file y'ifoto, amadokima, application cyangwa se ibindi, cyangwa se amavideo, cyangwa se ibintu ugiye kuduhereza ni ibintu biri zip. Ubu uhita uhitamo kimwe muri ibi ngibi biri ahangaha. Reka tuvuge twembwe wenda ni ifoto. So tuhite byibuza dufata ifoto imwe ahangaha, tuvuga ngo wenda dushyiremo iyi foto. Uhita ukanda ahangaha handitse upload. Urabona kano ka message bahise baduhereza. Aka ka message kaba katumenyeshaje yuko ikintu twauploadinze kirimo kiraza hano kuri application yacu. Dushatse twagisibara kuri telefone kandi kikaba cyaguma muri application yacu ahangaha. So urabona rero dore ngiyi iyi ni ya foto tugize hariya. Ubu ngubu yaje hano muri no application. Ngiye ubu ngubu iri hano muri no application. Nshaka rero mbaye nayisibye hariya kuri storage isanzwe ya telefone, ariko nayishyize muri no application. Kugira ngo nyigarure nshobora kwita nza ahangaha nkahita nkanda ahangaha handitse download. Nyikanda hano kuri download nayisibye hariya kuri storage isanzwe ya telefone yahita yongera ikagarukaho. So ikindi kintu rero ahangaha ushobora kuba wenda uri nk'ahantu hari wifi, noneho ukaba uri buze gukenera kuviewinga amafoto cyangwa se amavideo cyangwa se ibindi andi madokima yawe ariyo yose offline. Ikintu ukora rero ahangaha uhita uza ahangaha ukahita uvuga ati wenda hari file nshaka kuza kureba offline nta mega mfite. Uhita uza hano kuri file, warangiza ugashaka iyo file uraza kuviewinga ngo ni iyihe. So reka wenda tuvuge ngo wenda ni indirimbo ya 𝗨𝗏𝗏𝗏 nshaka kuza kuviewinga offline nta mega mfite. Ikintu ndi bukora ahangaha ndayikandaho. So nimara kuyikandaho, ubu ngubu icyo tugiye gukora ni ukugira ngo tuze kuviewinga offline. Tujye dukanda download. Nitumara gukanda download tuhite tuza hano hasi handitse
offline access tuhite tuhakanda. So rero nitumara kuhakanda hano basa tubwira ngo added to transfer list, buriya nayo irahita iza ahangaha. Tugaruke hano inyuma gato mbereka, reba buriya niramuka irangiye kuba downloaded turahita tuyisanga ahangaha. Rero ikintu cyose dushobora gusanga ahangaha ni ikintu dushobora kuba twaviewinga tudafite mega. So rero icyo navuga rero kiri required cyangwa se gikenewe kuri no application ni ikintu kimwe. Wakibaza ngo ni iki? Iki rero nta kindi ni internet, kubera ko kugira ngo uploadingeho file cyangwa se ukureho file ahangaha bizagusaba kuba ufite mega. So rero hano ikindi kintu nakwereka kuri no application, ushobora kuba wayikoresha usharinga file ku wundi mugenzi wawe, uhita ukanda ahangaha handitse share. Iyo ari undi muntu uyifite ahangaha mushobora gusharinga ibintu, ushobora kwita uvuga ati wenda ngiye kumusharinga ino foto ibiki n'ibiki, ukayifata ukahita ukanda share. Iyo muri connect ahita abona ibyo bintu umwohereje kandi irihuta nta kibazo cyayo. So rero ndumva kuri no application ari ibyo ngibyo nakababwiye by'ingenzi. Ibishoboka byose ndabibabwiye. Ibi ngibi byo kuba wagura amagold n'ibiki byose ibi ntabwo biri necessary. Ngiye ndumva ko ibi ngibi ubwayifite biri ni ibi ngibi nyine nta bindi birenzeho. Urabona ahangaha bari kutwerekera ibyo twa uploadinze, ibyo twa downloadinze twakuyeho. Hano bahita babikwereka, iyo uje ukahita ukanda kuri kano kantu kameze gutya kameze nka data, iyo uje ukagakandaho bahita baguhereza download na upload option, ukahita ureba ibyo wa downloadinze cyangwa se ibyo wa uploadinze. So rero ahangaha ushobora kuba waza ahangaha ukakanda hano kuri file, ukajya muri all, noneho ukareba file zose ufite kuri ino application. Hano bahita bazikwereka izo wa downloadinze. So rero ahangaha ugarutse inyuma uje ahangaha handitse videos, bahita bakwereka amavideo yose wagiye wa uploadinga kuri ino application. Waza hano ku mafoto bakakwereka amafoto, waza kuri document bakakwereka amadokima. So rero byari byiza kubana namwe. Ino application nizere ko igiye kubagirira akamaro mu kuba mwabika amadokima yanyu cyangwa se n'ibindi bintu byanyu by'ingenzi. So rero we make sure ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ibintu bigiye bitandukanye kandi by'ubwenge. It was your boy 𝗨𝗪 Tech. See you in the next video. In our hearts feel the grace, never losing faith's embrace. Love and hope we always chase, in God's arms we find our